reka manze nshimire abahanzi bo mu Rwanda, umuziki nyarwanda uburyo umaze kugenda utera imbere. Ibyo ni bimwe n'intambwe nziza yo kwishimirwa, kuko ni bimwe bituma igihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda gitera imbere. Ariko rero hagati aho ntabwo nareka kunenga bamwe mu bahanzi, bamwe bava mu rugo iwabo bakajya gukorera ahandi mu bindi bihugu. Hari uburyo rero nabasobanuriramo ko kwahukana, ikinyarwanda bita kwahukana. Nibyo rero nahoze mbona hano ku mbuga nkoranyambaga, hari abahanzi bahunze igihugu bakajya gukorera hanze mu bindi bihugu ngo niho babonera amahoro. Ariko njyewe ndibaza ikintu kimwe: uri umuhanzi uraririmba, wakuriye mu mata, wanyweye amata urayanzugiye mu Bugande ngo niho ugiye gukorera ibintu byawe. Unyweye kanyanga iragusajije, uvuze ku bantu, uravuze biba. Icyo rero ntabwo ari wo mwanzuro wagakwiye gufata, ahubwo wowe wari kuguma mu gihugu, kaza ukababwira muri kumwe bari kukubona, kuko bigaragara nk'aho wabatinye. Kandi umuntu w'intwari agahangana n'abo bari kureba. Iyo uhunze rero, icyo gihe nibyo bita ko wagize ubwoba ugahunga umwanzi. Kandi ubundi umuntu agomba kurwana mpaka, ukarwana nawe uri kureba, apana kujya kure ukavugirayo ukabatuka. Ariko niba wumva ari byo biba bikunejeje, nabwo wakora ibyo nta kibazo.